Okay, yeah, alright. Kamwe ikaza no kuri Step Up TV show. Uraza kuba uri kumwe no bita DJ and Shop of Soul Matter Vibe n'ibindi. Ndaje ngo tube twiganira nkwibutsa yuko ukwezi kwa kabiri turi kugana ku musozo. N'ukwezi kwabereyemo udusha twinshi cyane ndaje ngo tube tukuganira. Ukwezi kuri kujya ku musozo aho abakobwa bari gupostinga amafoto ane yaranze ukwezi, aho Asake ari kugaragaza impeta yaguze 1 miliyari z'amanyarwanda, aho Tour du Rwanda yatangiye, aho uwo bita Yamano yujuje 1M ya views ku ndirimbo ye yise Iyisi, aho bita Joshua Ishimwe agaruka mu Rwanda avuye gukorera amateka muri Poland, aho Musinga agiye gukora urugendo we na Nawe Bogari n'abandi ruva Kigali Musanze. Ni byinshi ku kwezi kwa kabiri kuduhishiye. Nyemera noneho ume umwanya wawe nkubwire amakuru menshi cyane arimo avugwa ku mihanda, amakuru ari kuvugwa muri industry nyarwanda. Ni byinshi cyane, nyemerera noneho tubitangire mw'ubu buryo. Ndaje nkubwire amakuru menshi cyane. Turamanza twiganirire. Bamwita Platini yavuze ko Element R ariwe muhanzi munini mu Rwanda. Bamwita Jose Chameleone yavuze ko azasezera umuziki aruko uwo bita Museveni avuye ku butegetsi, natava ku butegetsi yavuze ko atazigera asezera umuziki. Nka wa muhanzi wo kuri Kiss FM wavuze ngo kubwira umukunzi wawe ngo umukatira, akakubwira ngo ubundi twakundanye ryari. Bamwitanana akaba yavuze ko atigeze akundana na Mitsutsu, byari akazi. Ye baba we bamwita Asake akaba yagaragaje impeta yaguze arenga miliyari y'amanyarwanda. Ndaza kwamubwira Joshua Ishimwe ko avuye gukora amateka muri Poland akaba yasesekaye mu Rwanda. Ndaza kwamubwira yuko abahanzi bashizwe igorora Beka ikaba igiye kujya iha abahanzi 1M nangwate n'inguzanyo bagiye gutangira bagiye kujya batangira bahabwa abahanzi kabisa bashizwe igorora. Ndaza kwamubwira wo bita Miss Uwasira Isa Vanessa ko yibarutse umwana n'ibindi byinshi. Mubwira ko Yamano indirimbo ye Iyisi yujuje 1M ku rubuga rwa YouTube n'ibindi byinshi cyane ngiye kuza kuba nkuha. Mubwira ngo kuri wowe byita bito ariko kuri twe bihindura ubuzima. Abisi bazaza bihiye ariko we tubana umunsi kundi. Respect kandi tugushimira. Ibihumbi 4 twarabyujuje kuri TikTok naho twahageze. Mukomeze mutugereho kabisa, mwakomeje mutwereka urukundo aho twujuje ibihumbi 2 n'abantu 300 barenga mu gihe cy'iminsi 3. Ni ibintu bidasanzwe. Nkubwira yuko ku mbuga hose turahari. Tumanze dushimira umuterankunga tubana umunsi kundi bamwita Kevin Photographer. Najya dutenguha tuba turi kumwe umunsi kundi. Nimba nawe ukeneye amafoto meza, nimba ushaka gukora memo, na handi buri gukorerwa usibye kwa Kevin Photographer. Gerayo agufashe ko wakizihiza iminsi mikuru neza, yaba anniversary, ubukwe n'amafoto asanzwe. Kevin Photographer aba ahakubereye. Reka ngushiremo publicité ye maze uyirebe. Uraza kuba umwandikira ku mbuga nkoranyambaga ni Kevin Photographer. Mubwira yuko nawe wifuza kwamamaza ibikorwa bye bikagira kuri na handi wabikorera usibye no kuri Step Up TV show. Nimero ni 0793838284. Nyemera tumanze twitseho gatoya maze nze nkuramburira amakuru yose ari kuvugwa ku mihanda nyarwanda. Reka duhikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or in Kevin Entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than one with us. Okay, alright. None reka nkuhe ikaze kuri Step Up TV show. None kanze tuganire amakuru mu buryo burambuye. Amakuru yose ngiye kubanya gusesengurira
gusa nk'ubusaba yuko amafoto meza n'andi afatirwa usibye kwa Kevin photographer niwe mu photographer wa mbere uyoboye abandi kuba yagufasha gukora memo gukora ibintu bitazibagiranwa nyemera mubwire amakuru kamanze mubwire ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bamwita Keizi na Osmarito nabo bakomeje gushwana umunsi kundi ibi bintu nibadatabara hafi bishobora kuzabyara beef ya danje uwo bita Keizi arimo ashinja Osmarito ko YouTube yabuze kubera Osmarito akaba yavuze yuko nimero yariri kuri YouTube yari Osmarito kuko yohereje message asanganya Osmarito yari amagambo menshi Keizi muramoze ubu byabavuga yararimo yibasira uwo bita Osmarito gusa sinzi ibyabo ngo bihishiki gusa ni ibintu nabonye bishobora kuba bitari kwitabwaho gusa mu minsi iri imbere bishobora kuzabyara beef ikomeye hagati y'umlive stream witwa Keizi wita uwa mbere na Osmarito bose biyita abambere sinzi uwa mbere ninde gusa ni beef ishobora kuzaberamo byinshi cyane kanongere ndebe indi nkuru iri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga bamwita Jose Chameleone akaba avuze yuko azasezera umuziki ari uko uwo bita Museveni amaze kuva ku butegetsi yavuze ko uwo bita Museveni atarava ku butegetsi adateze kuba yasezera umuziki sinzi uko bizagenda gusa na Museveni na gahunda afite yo kuba yava ku butegetsi ubwo Chameleone sinzi ibye gusa yavuze yuko atazigera na rimwe aba yareka umuziki Museveni akiri ku butegetsi noneho kamutembereze nindi nkuru iri kuvugisha abatari bake mbese none uwaguha miliyari y'amanyarwanda wayikoresha iki miliyari y'amanyarwanda na amafaranga menshi cyane ushobora kuba ikigo wizeho kitabakishijwe amafaranga miliyari kugira ngo mwumvishe buryo ki miliyari afite uburemere ushobora kuba amafaranga yose wakozeho mu ntoki waba ugiye kugura yaba yo bakugurije na family yiwanyu mushobora kuba mutarakura ku mafaranga miliyari ariko uwo bita Asake akaba yagaragaje impeta yaguze amafaranga arenga miliyari aba bantu baba mu buzima buhenze inshuti yanjye nimba ubareba ujye ubaflowinga gusa nukazajye wigereranya nabo aba bantu baba baragusizeho kankubwire yuko uwo bita Joshua Ishimwe amaze kugera mu Rwanda aho avuye gukora amateka muri Poland mu gitaramo yari afite ni igitaramo cyagenze neza yeretswe urukundo rwinshi cyane akaba yagarutswe mu Rwanda aho yari yakiriwe na famiye ye kabisa Joshua Ishimwe tukubwire ngo ukomerezaho kude chapeau ibikorwa byawe ukomeze ubyagure umunsi kundi none kankomeze ngutembereza kuri Instagram bamwitana na ubwo yari mu kiganiro The Choice akaba yavuze ko atigeze akundana na Mitsutsu iyi ni beef yabaye nini cyane uwo bita Nana na Mitsutsu biba beef nini cyane ari nawe yatumye hazamo gushwana hagati ya Mitsutsu na Kiramani n'ibindi byinshi cyane byabaye ariko Nana yavuze ko atigeze akundana na Mitsutsu byari akazi wanamugani wa Sonia Rora ngukeka ko ufite ibibazo uzungwa ari umuntu wandikiye umukunzi we ngo batandukana akamubwira ngo ubundi twakundanye ryari Mitsutsu ari mu gahinda kabisa uwo bitanana akubisabaga noneho iyi nkuru ndakeka wayimenye nako twe twinjira mu nkuru nyamunsi bikumanza nakubwira udukuru turi kugenda ducicikana buri kantu na buri nguni bakaba basinyanye amasezerano na NBG ku munsi w'ejo ni inkuru natarabona ku mbuga nkoranyambaga zabo gusa nagiye mbona amafoto agiye acicikana gusa ikiri kuvugwa nagari uko basinye amasezerano kuko nundi bari mu bantu beza mu kwamamaza ne wifuza kwamamaza ibikorwa byawe wabegera bafite creativity nyinshi cyane gusa icyari kiri kuvugwa naba bonso uwo bita buri kantu na buri nguni bafite ababonso barenza Babuze Melody na The Ben bateranyije bakaba bafite ababonso benshi cyane bakomeje gutungura abantu aba bana kabisa hanyuma y'amano wavuze ngo ubuzima baho no bwa cinema buri kantu na buri nguni bakomeje kwemeza ko ari baba star mwibutsa yuko iyi ari beef igeze kuba hagati yo na Scovia avuga ati umuntu utagira hataha ni gute agira ababonso ariko uwo bita buri kantu na buri nguni yavuze ngo nimba utaramenya ko ndi uruganda rukurikirwa n'abantu ibihumbi ubwo uracyacitse nawe gusa nagari byo ngo twe twiganira aka kanya nyemera manze mwinjize mu nkuru nyamunsi
bayita bike, ikaba igiye kujya iha abahanzi 1M nangwate ibicishije mu mushinga yarocinze tariki 24 z'ukwa kabiri 2026 bayita bike creative. ubwo bari no gutanga amafaranga ku bantu bakoze creative nziza, aho uwa mbere yahawe miliyoni 5 z'amanyarwanda. urumva ko atari amafaranga make. bari kumwe na minisitiri w'urubyiruko n'umuco n'ubuhanzi, bakaba bemeje yuko umuhanzi nyarwanda ushaka inguzanyo y'amafaranga arenze 1M nangwate agiye kujya azihabwa. gusa nje sinzi, ntabwo ndabisobanukirwa neza. ndi kwibaza mbese umuhanzi bazajya babwirwa n'iki ko yujuje criteria zatuma ahabwa iyo 1M? ni ibintu dukeneye ko bamanza bakadusobanurira mu buryo burambuye kugira ngo tube twabimenya. Katumanze dutange congratulation, bamwita Miss Uwase Vanessa. nimba utamuzi, Miss Uwase Vanessa yibarutse umwana we n'umugabo we, akaba ariyo mfura yabo. reka tubakomeze tubifurize urugo rwiza, kandi twifurize uwo mwana kuba azabaho ubuzima bwiza. reka twifurize uwo mwana gukura akuriye muri Yesu, akuzire akundwa n'Imana kandi ashimwa n'abantu. bamwita Yamano, niyo waba ushidikanya ute, Yamano ari mu bahanzi bafite impano kabisa. bamwita Yamano, akaba yujuje 1M ku rubuga rwa YouTube. indirimbo ye yise Iyisi yasohoye ubwo yaravuye muri saga, ubwo video ze z'urukozasoni zari zirimo zicicikana ahantu henshi cyane. Yamano nibwo yaje avuga ngo Iyisi ngibe bintu kagenda kuragenda bibona, ikaba yujuje 1M views kabisa. uyu ari mu bahanzi bagira views nyinshi cyane, ari mu bahanzi bafite impano mu Rwanda, ubyange cyangwa ubyemere. uku kwezi kwa kabiri murakwibuka ko uwo bita Oromideke ni Kembo Patino n'abandi benshi bari barimo bakora urugendo Kigali Huye. nkaba ndi gukubwira yuko tariki 5 z'ukwa gatatu uwo bita Musinga Yowe Bogari n'abandi nabo bagiye gukora urugendo ruva Kigali Musanze kabisa. nawe reka tubifurize urugendo rwiza kabisa, aho bagenda baganira n'abakunzi babo. reka muzabe muri kumwe nabo ku mihanda, cyane cyane Irurindo, Gakenke, Musanze. nizere ko muzabakira neza cyane kabisa. abantu bakurikirana football hafi bakomeje kumva udusha twinshi cyane. ntabwo nje nkubwira amakuru menshi ya football kuva ku munsi w'ejo nagihindutse. turatangira kubagezaho icyo bita step up sport. gusa sinajya nakubwiye bo bita Cristiano Ronaldo akomeje kuvugisha abatari bake, aho ku mugoroba Al Nassr yatsinze ibitego byinshi cyane. Cristiano Ronaldo yatsinze igitego ku munota wa 7 cya penalty. gusa ni ibisanzwe kuri Cristiano kuba yatsinda. abantu benshi bavuga ko Cristiano afite inyota yo kuba yatsinda ibitego. gusa hagaragaye video nyinshi uwo bita Cristiano ubwo yarekeraga bagenzi be umupira ngo batsinde ari imbere y'izamu, abikora inshuro igira kabiri kabisa. Cristiano Ronaldo akaba yongeye kwerekana ko nta nyota y'ibitego afite, ahubwo afite impano yo kuba yatsinda ibitego. akaba yamaze no kugura imigabane ingana 25% muri Espagne. ni ibintu byinshi cyane. nimba ukunda Cristiano kabisa uraryohewe uko wabigenza kose. ni waba utamukunda muhe respect kuko arabikwiye. gusa na Real Madrid yarangije kuba yagera muri kimwe cya 8. uwo bita Vinicius Junior yongeye gushimangira ko Real ari Real Madrid. gusa Vinicius Junior wari wibasiwe ku mukino wa mbere bamugiraho irondaruhu. hari umuntu waje nawe avuga ko abakinnyi b'abirabura nabo bashinzwe kuba badakunda abakobwa b'abirabura bagenzi babo. ibyo sinje ngo tubiganireho cyane, nyemera mwinjize muri the topic y'uyu munsi. nimba nta yindi nkuru yihutirwa kandi ko nta yindi nkuru naba nkusigiye, gusa jya muri comment section twiganirire. bamwita Platini kabisa, akaba yavuze yuko element ere. sinzi nimba nawe uri kwemeranya n'uwo bita Platini, gusa yavuze ko element ere ariwe muhanzi munini u Rwanda twigeze kuba twagira. akavuze ko uyu munsi element ere ari mu bahanzi banini. sinzi uko byumva,
gusa Element R ari mu bahanzi b'abahanga akaba n'umuproducer w'umuhanga sinzi uko muzika nyarwanda ari kuba imeze iyo tutaza kugira uwo bita Element R gusa njyewe ndacyavuga ko 0011 kandi ariwe uyoboye abandi Platini nawe afite uko abyumva gusa njye ntabwo nemeranya nawe niyo mpamvu hano abari comment section nawe ngwino uvuge uko ubyumva muri the topic y'ubushize twari turimo tuganira reka nkwe ikaze muri the topic gusa nayifuza kwamamaza ibikorwa byawe bikagira kure n'ahandi wabikorera usibye no kuri Step Up TV show nimero ni 0793838284 nyemera twinjiza muri the topic y'uyu munsi iyo ubushize twari turimo tuganira ukuntu ubwoba bw'abantu burimo bubakoresha amakosa menshi cyane ndabizi nimba nawe utarahura nabyo uzahura nabyo ibyo utaramenya kumanaginga ubwoba bwawe ubwoba bw'ejo hazaza urubyiruko rwinshi dufite ubwoba bw'ukuntu ejo bizaba bimeze akaba ari byo abahanga barimo bifashisha barimo baduskaminga aho scam zikomeje kuzamuka aho ubona ko n'umuntu wize ufite amashuri ari kuba yaskamingwa ejo ubwo nari live nari kumwe n'umudaso bita Jean Paul yatubwiye buryo ki yaskaminzwe nimba udakurikirana live za Step Up TV show warahombye gusa reka mwinjiza muri the topic y'uyu munsi ubuzima ubona bw'abastari ni ubuzima utabamo uramutse utari umusitari ibyo bintu kubera iki mbikubwiye abantu benshi b'urubyiruko batari n'abastari bashaka kuba ubuzima bw'abastari turi gushaka kwambara nk'abastari dushaka kurya nk'abastari dushaka gukomeza tukabaho nk'abastari kandi buriya buzima babamo ntabwo wabamo utari umusitari ngo ubishobore ndaje gukubwira uwo bita Asake amaze kugura impeta zigura amafaranga arenga miliyari mbese amafaranga miliyari uri kuyatekereza ariko urareba Asake abastari ikintu dushinzwe ni ukubakunda gusa nta kindi none ushaka kubaho nk'abastari nakubwira iki uraza kubura byinshi uraza kurwara trauma niyo mpamvu urubyiruko rwinshi ruri kwiyahura nibyo turaza kuba tuganira gusa nkubwire abastari ubuzima bwabo turabafana ntabwo twemerewe kubaho ubuzima abastari babamo ukurikije ibyo mba nkubwira umunsi ku wundi nyemera dusoze mu buryo mushimire ubana natwe umunsi ku wundi kuri wowe ubyita bito ariko kuri twe bihindura ubuzima wahageze ni kuri Step Up TV show ujye udakanze subscribe ushobora kutazongera kutubona undi munsi mbega igihombo wabugize kanda kuri subscribe kugira ngo n'ikindi kiganiro uzagikurikirane ku munsi w'ejo none tuzatuvuga amakuru menshi kuko urabizi iki cyari cyumweru kirambuye ni icyumweru cyo bita Tour du Rwanda yatangiye nenge nakubwiye kuri Tour du Rwanda uwo bita Bwiza yamaze kwerekana ko ari mu bahanzikazi bayoboye abandi aho ari gukora stage zitabaho ibyo turaza kuba tubiganira ku munsi w'ejo turaza kuba tuganira kuri Tour du Rwanda mu buryo burambuye ariko reka manze nkwishimire wowe wahisemo kubana natwe hano kuri Step Up TV show abisi bazaza bihiye ariko wowe tubana umunsi ku wundi respect kuri wowe shout out kabisa ariko muze muri comment twakire pilote aho agiye kujya atugezaho amakuru kuri Step Up Sports nizere ko muhari ngo tumwakire kabisa respect kuri wowe ubana natwe umunsi kundi ni kuri Step Up TV show.